Mu karere ka Rwamagana humvikanye amakuru yagiye agarukwaho n'abantu benshi cyane bitewe n'ibyo umuyobozi wo muri kano karere yakoreraga abaturage. Mbega ibintu bibabaje uyu muyobozi yakoreraga abandi baturage yarayoboye. Gusa rero amarira n'agahinda y'abano baturage yatumye uyu muyobozi ahita atabwa muri yombi n'inzego zigiye zitandukanye. Rero uraza kugenda usobanukirwa byinshi ku cyaba cyatumye uyu muyobozi yisanga mu maboko ataraye. Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu, aho kuri ubu ngubu ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwavuze ko wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kitazigurwa gaherereye mu murenge wa Muhazi yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano kugira ngo akorweho iperereza ku cyaha cyo gukubita abaturage yayoboraga. Uyu muyobozi kandi yatawe muri yombi ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize, nyuma y'aho abaturage bo muri kano kagari bari bamaze iminsi binubira ko abayoboza inkoni n'irindi terabwoba rigiye ritandukanye yagendaga abakorera. Mu batumye rero uyu muyobozi yisanga mu maboko ataraye ni umugore n'abana be babiri b'abahungu yakubise mu buryo bukomeye cyane abaziza ko bari bibye ibishyimbo ku rugo rw'umuturanyi, naho mama wabo amukubita amuziza ko atigeze atanga amakuru y'uko bano bana biwe bari bagiye kwiba ibishyimbo ku muturanyi baturanye. Uyu muryango ngo wahise utabaza inzego z'umutekano zijyayo zisanga koko yabagize intere, zihita zimuta muri yombi hanatangira iperereza. Uretse uyu muryango hari n'abandi baturage benshi bo muri kano kagari bavuga ko uyu muyobozi yajyaga bakubita akanabafungira mu bwiherero bwo mu kagari. Mu nyumvire aya mahano uyu muyobozi yakoreraga bano baturage yarayoboye. Iyi nkuru kandi yanemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab, aho yabwiye itangazamakuru ko uyu muyobozi yabanje gusezera mu kazi mbere yo gutabwa muri yombi ku byaha akekwaho. Ati yarasezeye kuko yabonaga ko tugomba kumwirukana. Ubutumwa duha abayobozi ni ukuzirikana ko ibyo dukora byose tubikorera abaturage, ko kandi iyo akoze ikosa umuturage abihanirwa n'amategeko, ariko twebwe ntabwo tugomba kwihanira. Kuri ubu rero uyu muyobozi ukekwaho gukubita abaturage afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kigabiro mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha uyu muyobozi akekwaho. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru, bagenda bayitangaho ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye, ariho nk'uwavuze ko rwose inzego z'umutekano zakoze akazi kazo zo guta muri yombi uyu muyobozi, ngo kuko yirirwaga abangamira bano baturage, yirirwa bahondagura, ngo aho kugira ngo nyine akemure ikibazo ahubwo akahita yadukira uwo muturage akamukubita maze kakahava. Ati rero rwose nawe nagende yumve nyine ukuntu guhemukira abaturage bigenda. Byinshi rero tuzagenda tumenya kuri iyi nkuru, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero twebwe dusoreze hano n'iyi nkuru, ahubwo tubabwira ati niba ari ubwa mbere dusuye, reba munsi y'amakuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujyaho uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru igiye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.